Iyi minsi mikuru y'ingando irindwi Imana yategetse Abisiraheli ngiye kuvugamo 3 kugira ngo mbashe gusobanura neza agaciro k'umunsi wa 8 uwa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru dimanche sande babaga baje kuri wa munsi. Mwibuke ko dusomye hejuru ngo umunsi wa Pentecote usohoye, ubwo ni wa munsi wa 50 nyuma y'amasabato 7 ahwanye n'iminsi 49. Kuri wa munsi wa 50 wa mbere w'iminsi 7 ari wo munsi wa 8 ari wo munsi wo ku cyumweru nabwo intumwa zaziteraniye. Niyo mpamvu batubwiye ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje iki umutima. Urumva barateranye. Ni ukuvuga ngo agaciro k'icyumweru hagati y'intumwa n'umwuka wera nuko umwuka wera Imana yawusutse Yesu yawurekuye ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Itoro ryavutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Umwuka wera yamanutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Ku cyumweru intumwa zaziteraniye hamwe mu mwanya umwe zihuje umutima. Kubera iki utesha agaciro umunsi wa mbere w'iminsi 7? Ku cyumweru hihanye abantu 3,000. Petero amanutse yuzuye imbaraga z'umwuka. Ibi byose byatambwaga ku munsi wo ku cyumweru ari wo munsi wa 8 ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7. Abisirayeli bateranye nta murimo w'ubugaragu bakora. Aha Imana itangiye kugaragaza agaciro k'icyumweru ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7 witwa ku cyumweru. Mu Gifaransa ukitwa dimanche, mu Cyongereza ukitwa sande. Bibiliya ikawita umunsi wa 8 ikongera ikawita wa mbere w'iminsi 7. Niyo mpamvu bahitaga ngo ni Galilaya y'abapagani. Umuryango wa Yuda wasigaye mu majyepfo i Yerusalemu wasuzuguraga, wateshaga agaciro, wanenaga iriya miryango 10 yari mu gice cy'Galilaya mu majyaruguru ya Yerusalemu kuko batubariza isabato. Ahubwo byigisha navuga ngo ni antikristo, kuko Bibiliya igaragaza ko kwizera konyine ko guhesha ubugingo buhoraho. Ujye uziririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato ko ari 7, uziririsha gutura amaturo umutima ukunze, uguturisha ahwanye n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Urumva Imana iravuze ngo ku munsi ukurikira ayo masabato 7 ajya uziririsha guterana kwera kandi aturira Uwiteka amaturo. Uyu munsi ni umunsi w'uherero, ni umunsi wa mbere w'iminsi 7 ari wo munsi wa 8 ari wo munsi twita ku cyumweru. Ni umunsi wa 50 uheruka iminsi 49 ihwanye n'amasabato 7. Wishimane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umusha wawe n'umurewe w'iwanyu n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe. Mbabarira unyumvire bya bintu Imana yabwiye Abisirayeli ku itegeko rya 4 ry'isabato. Urumva atari ikiruhuko cyo? Urumva atari umunsi wo kujya imbere y'Imana bagaterana? None ushobora kwibaza kuki uyu munsi idini ry'Abadivantiste riza riwutesha agaciro? Inkomoko ni hahandi, ariko nubwo n'ingaruka mwaka wabagaho ibintu bikomeye kurenza ibyabaga ku isabato. Umunsi wo kwezwa, kiriya gitambo cy'ibyaha cyatambwaga kuri uyu munsi wo ku cyumweru ni ikihe? Agaciro k'icyumweru hagati y'Abisirayeli n'Imana. Shuti z'Imana, iki kintu mujye mucyumva, amadini yishe abantu benshi. Tugiye noneho ku gaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'Imana. Dusenga Yesu kuko yazutse. None se yatazuka tuba turi gusenga nde? Iyo Mana tuba twaragahurira hehe? Yesu yazutse niwe ducaho. None iki gihe Yesu yarari mumva ku wa 6 ku munsi w'isabato ku munsi wa 7 Yesu yarari mumva atari yazo. Ubwo abasenze barumviswe, abamusenze ari we banyuzeho ngo bagere ku Mana. Hari ubwo yabumvise baheraga ku wa mbere baterana no ku isabato no ku cyumweru bose bahoraga bateranye. Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Kuki atazutse ku wa 6? Kuki Imana itabiteguye kera ngo ivuge ngo uyu munsi urakomeye ni nawe agomba kuzukaho kugira ngo abantu bajye bawurukaho banaterane? Tureke gupfa ubusa, kuko ibyo dupfa byose ni umwanzi wabizanye kugira ngo twe kudahuza nk'itoro rya Kristo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Kanongere ngusuhuze wowe nshuti muvandimwe ubana natwe kuri kibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV. Ndakwifuriza amahoro y'Imana kandi ndashimira Imana kuko yongeye kuduha umwanya wo kugaruka kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo, kandi nawe nguhaye ikaze na karibu kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Ikindi dukunda gusaba abadukurikiye nuko niba wumvisha ubutumwa bwiza ukumva baragufashije, nturekera aho ngaho, yitubwohereza inshuti zawe, ohereza abakunzi, ohereza abavandimwe, kugira ngo ubutumwa bukomeze kugira imbaraga no kwamamazwa ku isi. Kuko Yesu yaravuze muri Matayo 24 murongo wa 14
aravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko isohore. Ni ukuvuga ngo imperuka ku gusohora kwayo ni uko ubutumwa bugomba kubwirizwa amahanga yose, kandi nta wundi uzabujyana, ni wowe ni jyewe, binyuze mu buryo bwinshi butandukanye, yaba gusharinga burya nabwo ubutumwa buba bwihuse bugiye, kandi kubizera duhora twifuza ko Yesu yagaruka. Icyakora hari abo navuga ngo batizera by'ukuri kandi bitwa bizera, iryo jambo badashaka no kuryumva ryo kuvuga ngo kugaruka kwa Yesu cyangwa se imperuka y'isi, kandi ahubwo itorero rya Kristo rikwiriye gurana iyo nyota yo kumenya icyo kintu neza, kuko iyo niyo ntego y'itorero, ni ukuva mu isi, ni ugukurwa muri ubu buzima bubabaje tukinjizwa mu buzima bwa bundi Adamu yambuwe, kinjizwa mu bibi bikaba byahindutse inyoko muntu. Rero nk'uko bisanzwe, mbere ko dukomeza, ngira ngo twabasezanije ko uyu munsi turi bwige ku gaciro k'icyumweru hagati y'Abisiraheli n'Imana. Icya kabiri ni ku gaciro hagati y'icyumweru na Yesu. Icya gatatu ni agaciro k'icyumweru hagati y'itorero n'Umwuka Wera. Icya kane ni agaciro k'icyumweru hagati y'abanyamahanga ndetse n'Abisiraheli. Hanyuma dusoze twerekana umunsi w'umwami wacu Bibiliya ivuga. Ni Yohana wabivuze ku gice cya mbere umurongo wa 9 cy'ibyahishuwe, aho yavuze ngo jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Umurongo wa 10 akavuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Turashaka gusoreza rero kuri aka kantu kavuga ngo umunsi w'umwami wacu, kuko uyu munsi ukunda guteza confusion hagati y'Abadiventiste n'Abaprotestani. Abadiventiste bakunda kuvuga ngo umunsi w'umwami wacu ngo ni ku munsi wa 7 ariwo Sabato, cyangwa umunsi yaruhutseho imaze kurema ibiri mu isi byose. Abaprotestani bakavuga ati hoya, umunsi w'umwami wacu ahubwo ni umunsi yazutseho. Aho hantu turi bwicare turebe abari mu kuri. Usibye ko uyu munsi umwami nanone ugaruka, nanone Pawulo ugaragaza nk'umunsi azagarukiraho, Yesu azaba agarutse. Ukongera none ukaza akawita umunsi w'umwami nk'umunsi imperuka izaberaho. Mbega ugaruka mu buryo bwinshi, ariko ngiye ndibanda ahantu habiri hambere dutangiriyeho. Abadive bavuga ngo ni Sabato, ni ku munsi w'isabato, cyangwa se ku munsi Imana yaruhutseho imirimo yose yari imaze kurema, ndetse Abaprotestani nabo bakavuga ngo ni umunsi wo kuzuka kwa Yesu. Turagaruka rero ari byo twigaho, ariko ndibutsa abadukurikiye ko tubafitiye igitabo kirimo inyigisho zose ziza zikonfirima ibyiringiro byacu twebwe abizera. Igitabo cyitwa ngo ukuri nahishwe. Ukuri nahishwe. Ni ukwe kuri wahishwe? Wabwishwe nande? Dukunda kuvuga ngo ushobora kuba ari wowe wabigizemo uruhare kugira ngo kukuruta kumenya. Icya kabiri, ushobora kuba utarabigizemo uruhare, byaragizwe uruhare n'idini wavukiyemo, kubw'abayobozi barishinze n'inyungu bari bifitiye, bakanga kukubwira ukuri kandi bakuzi. Hakaba nanone byaragizwe n'uruhare n'idini wavukiyemo, kubw'abayobozi barishinze ariko arindamu batari bakagera kuri level nabo ubwabo yo kumenya uko kuri, ukaba utarigeze guhabwa. Rero kugira ngo ibyiringiro byawe byuzuye, nuko usoma igitabo cyitwa ukuri nahishwe. Iki gitabo gikuyemo inyigisho zose zirebana no kugaruka kwa Yesu. Kikaba gifite ingingo zigeze kuri 12. Igitabo cyacu kugira ngo urakibona, gikuyemo ingingo zigeze kuri 12 zirebana n'iyo ngingo nyamukuru yitwa kugaruka kwa Yesu. Kubera iki? Kuko nibyo byiringiro by'itorero. Byiringiro by'itorero kuzabona Yesu agarutse. Tugiye gutangira kukigisha rwose. Tuzakigisha, kandi abazagira ibibazo nabo bazatubaze, tuzagenda tubasubiza. Ariko niba warakijijwe udafite ibyo byiringiro, Imana iragusaba kubigira, kuko niyo ntego. Pawulo yandikiye Tito mu bice 2 umurongo wa 11 aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse
butwigisha kureka ko tubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Uwo murongo ni wa 13. Dutegereje cyangwa se dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose. Rero ibyiringiro by'umugisha ni ibihe? Ni ukuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyo niyo byiringiro itorero ry'Imana. Umukristo ari hose, aryamye, abyutse, agenda, ari mu kazi, abyaye kwa muganga, ari kubabara, ari gushakisha ubuzima muri sitarago, mu buzima bugoye, ari gupfundapfundikanya ngabeho. Ibyiringiro by'umukristo wa nyabo by'umugisha ni ukuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangire kugira ngo ducungure mu bugome bwose. Iki gitabo rero ukuri nahishwe gikuyemo izo nyigisho zose etape kuri etape. Izi ngingo twashyizemo ni ingingo 12. Ingingo ya mbere ni ukuzamurwa ku itorero rijya gusanganira umwami Yesu mu kirere. Ese bizashoboka? Ese bizabaho? Hari abantu benshi batabyemera ko bizabaho, cyane nk'idini ry'abatemwe de Jehova. Ntabwo bemera ko itorero rizakurwa mu isi. Ibyo nabyo tuzabigarukaho muri iki gitabo. Yewe banagaruka ku isi nshya, ukuntu tuzaba mu isi nshya. Ibyo ndabyemera rwose. Isi nshya irahari, tuzanayibamo. Ariko se naho bizarangirira? Biregwa bareba amazu meza, bavuga ngo uko abantu, uko isi iri kubakwa ngiba nziza, ngo niko guhinduka paradizo kwayo. Ibi tuzabireba nabyo. Ingingo ya kabiri iravuga ngo gukora kwa Antikristo ku mugaragaro. Ese ubundi Antikristo ariho? Yarakoze? Antikristo ninde? Abadivantisiti bavuga ngo Antikristo ngo ni papa. Nabyo tuzabireba. Ese ubundi hari Antikristo uriho? Ese ubundi azabaho? Ese ubundi ari gukora mu buhe buryo? Tuzareba ibihe bitatu Antikristo yagiye akoramo. Turebe icya mbere, icya kabiri, turebe n'igihe cya gatatu Antikristo agomba kuzakoramo. Hanyuma ingingo ya gatatu iravuga ngo gupimirwa imirimo. Ese nibyo tuzapimirwa imirimo? Tuzareba uburyo itorero rizapimirwa imirimo, ari naho tuzinjira kubirebana n'urubanza ku itorero no gupimirwa imirimo. Tuzareba niba itorero rizinjira mu rubanza cyangwa se niba ari gupimirwa imirimo. Ibi tuzabyiga. Ingingo ya kane iravuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama. Ubukwe bw'umwana w'intama ndakwifuriza kuzabubamo. Yesu wo ageze mu byahishuwe yabibwiye Yohana, aramubwira ngo andika uti hahirwa batoreye ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati uko ni ukuri kw'Imana. Imana yarirahiriye yuko hari ubukwe bw'umwana w'intama itorero rizabamo. Hanyuma ingingo ya gatanu iravuga ngo intambara ya Harimagedoni. Ese Harimagedoni urayizi? Ni ibice 16 byahishuwe. Tuzasoma turebe intambara ya Harimagedoni ivuga mu gice cya 16. Tuziga turebe icyo bita Megiddo, turebe hari bisobanura iki Megidoni cyangwa se Megiddo bisobanura iki. Ibi tuzabyiga. Twiga iyi ntambara, tuzabereka amaraso azameneka muri iyi ntambara, tuzabereka uburyo Yesu azarwana iyi ntambara, amaraso azameneka, ibirometero azageramo n'uburumbarare kuva hasi kugera hejuru, arwanya amahanga azaba yaje kukubita Isiraheli yoherejwe na Antikristo. Ibi tuzabyiga. Ariko kandi tushaka no kugira ngo tubwire abantu ngo bahunge batazaboneka aho hantu. Ingingo ya gatandatu iravuga ngo ni ingoma y'imyaka 1000. Ingoma y'imyaka 1000 urayemera? Aha niho tuziga uburyo isi igomba kuba paradizo n'uburyo tuzayibamo, kandi tukayibamo imyaka 1000. Ari haba Yehova bakunda kugaruka cyane, ariko ntibamenye izakurikiraho nyuma y'imyaka 1000. Bifuriza kuzaba mu ngoma y'imyaka 1000. Ingingo ya karindwi iravuga ngo intambara ya Gogi na Magogi. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi tuzayigarukaho, ariho tuzagaruka no kuri Burusiya. Ngira ngo murabona ko Burusiya na Ukraine barimo bararwana bikomeye. Murebe igisirikare cya Ukraine kuntu bashize n'Abarusiya bashize. Tuzagaruka ku Burusiya cyane, hanyuma tugaruke ku kintu bita Gogi na Magogi. Ari naho tuziga kuri Satani uburyo azaba bohowe ku ngoma y'imyaka 1000 aje gukora ibyasabwa gukora, hanyuma bikarangira ibye itorero rikimana na Yesu iteka ryose. Ingingo ya 8 ni ukuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru. Ese nibyo? Abayehova ntago babyemera ibyo.
bavuga ko itorero tuzaguma hano, bakavuga ko hari umubare wamaze gushyika w'ibihumbi 144 ngo ari byo bigomba kuzazamuka bikajya mu ijuru. Deja n'igihe banavuga ko bamwe bagezeyo, ibintu byo tuzabireba. Ese koko ni 144 gusa cyangwa itorero rizazamurwa rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru? Ibyo byose urabisanga muri iki gitabo kuko twabisobanuyemo, ariko turashaka no kucigishaho. Ikindi ni ingingo ya 9 ivuga ngo gucira urubanza abazabazutse ku muzuko wa kabiri. Wari uzi ko hari umuzuko wa mbere akaba n'uwa kabiri? Ese umuzuko wa mbere ni uw'abaki? Umuzuko wa kabiri ni uw'abande? Ese umuzuko wa mbere uzaba ryari? Umuzuko wa kabiri uzaba ryari? Pawulo yageze aha aravuga ngo nintaboneka mu muzuko wa mbere n'uwa kabiri sinkawubonekemo. Tuziga iyi muzuko turebe n'abazazuka umuzuko wa mbere n'abazazuka ku muzuko wa kabiri. Ingingo ya 10 iravuga ngo kwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya. Uyu murwa urawuzi? Uyu murwa umaze imyaka 1988 Yesu arimo kuwutegura, nkuko tubisoma muri Yohana 14 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, aho yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, nizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Iyo abadahani mababwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane wanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. Kuva yagenda yagiye gutegura uyu murwa Yerusalemu nshya, uracyategurwa. Nawe bari imyaka amaze avuye mu isi, urasanga ari iyo nkubwiye 1988 ari gutegura umurwa afatanyije n'ijuru ryose, ibizima, abakuru, abamarayika. Ari gutegurira itorero uburyo rizinjizwa muri uyu murwa. Uzaba ari umurwa urabagirana, uzaba ari umurwa wera, uzaba ari umurwa ntabona uko mbivuga. Uyu ni umurwa ntabona uko mbivuga. Ndakwifuriza kuzaba muri uyu murwa. Hanyuma hakaza ingingo ya 11 ivuga ngo igitaramo cy'akataraboneka kizabera muri Yerusalemu nshya, nuko izamanuka itorero riyirimo. Mu tuntu tubiri, hari igitaramo kizabera muri uwo murwa Yerusalemu nshya, hakaba no kumanurwa kwayo itorero riyirimo. Izaba igiye he? Iki gitaramo urakizi? Iki gitaramo abahanuzi baragishuriwe, intumwa zaragishuriwe, abera batubanjije bagiye bagishurirwa ngo bakagira amatsiko, yewe n'abamarayika ngo bahora bafite amatsiko yo kubirunguruka. Mbega igitaramo, ntumbaze imyaka kizamara, ariko kizaba igitaramo gikomeye kandi nta kimuga kizabayo. Isaya we yaravuze ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfa amatwi bizazimurwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Nta kiragi kizabayo. Ababana n'ubumuga bwo kutavuga ntabwo bazabonekayo, nta babana n'ubumuga bwo kutagenda. Ibi tuzabyiga byose. Hanyuma yaho nuko uyu murwa uzamanurwa. Uzaba ugiye hehe? Tuzareba aho uzaba ugiye, kandi uzamanuka itorero riwurimo nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Icyanyuma cya 12, ingingo ya 12 iravuga ngo kubaho iteka ryose, ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni igitabo cyitwa Ukuri nahishwe. Reba ukuri wahishwe, ariyo mpamvu uhora mu gakiza uzengera, ukubita hirya no hino mu madini, wabuze icyo ukora n'icyo ureka. Abamwe barigisha ukavuga ngo ibi bintu bavuga sibyo. Ushaka kugira ngo ubeho utajekajega mu gakiza, ukuri nahishwe. Soma igitabo cyitwa Ukuri nahishwe, cyanditswe na missionary Jean-Luc Ikingeneye. Kuko ndibwira ko harimo ibintu byiza cyane. Murabibona, hariho n'ifoto yacu. Gisohotse muri uyu mwaka 2022, n'igitabo kigizwe na page 108, gikubiyemo ubutumwa bwose bwatuma ibyiringiro byawe ubaho udashidikanya, ukumva urakomeye mu gakiza ku buryo nta bintu byakunyeganyeza. Imana ibaho umugisha cyane. Rero tugiye gutangira kukigisha mu minsi mike. Umuntu ugishaka, hari abadiaspora bamwe bagiye batwandikira igihe twagendaga tukivuga, bavuga ngo nikiboneka muzatubwire. Hanyuma ushaka kuduhamagara, urebe kuri nimero iri aho hasi ku kiganiro urimo gukurikira. Reba nimero zanditse hasi, uzifata uduhamagare, hanyuma utubwire uburyo twakikugezaho. Abari hano muri Kigali n'abari mu ntara, namwe mwatwandikira mukatubwira uburyo kibageraho. Hanyuma abari muri ibihugu by'Uburayi, Amerika ndetse no muri Australia, mwatubwira. Hakuyemo igitabo gikuyemo ibintu byinshi, igitabo cy'ibyahishuwe twasobanuyemo ibintu byinshi, kandi twagiye dutanga ubutumwa igihe kinini cyane tubwira uburyo Imana duhamagare kwigisha igitabo cy'ibyahishuwe. Twakigishe ku maradiyo, ku mateleviziyo, kuri social media zitandukanye.
n'uyu munsi turacyavuga ubutumwa bwiza kuko ari bwo butumwa bwa nyuma bukangura itorero ngo ryitegure Yesu. Ubushize tuganira kuri introduction twakoze turi kuvuga ku gaciro k'icyumweru hagati y'Abisiraheli n'Imana, no ku gaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'icyo cyumweru nyine, ndetse no ku gaciro k'icyumweru hagati y'intumwa za Yesu n'umwuka wera, n'agaciro k'icyumweru hagati y'abanyamahanga na Isiraheli muri iki gihe cyacu. Ngira ngo twabonye ko iki cyumweru, icyumweru ni mu Kinyarwanda, hanyuma mu Gifaransa ni dimanche, mu Cyongereza ni Sunday, hanyuma Bibiri ikaba icyita amazina abiri, uwa mbere w'iminsi 7, hanyuma ikongera ikacyita umunsi wa 8. Turashaka kureba rero agaciro kacyo hagati y'Abisiraheli n'Imana. Kubera iki? Ubushize twarize dusanga mu Itangiriro igice cya 14 aho Bibiliya yatweretse ngo Imana iravuga iti tureme ibiva bibiri binini byo gutandukanya ijoro n'amanywa, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Twabonye ko rero ibihe cyangwa se umunsi Imana yaremye ntabwo wanduye, nta n'umuntu wawanduza, ahubwo ibi bidukorera kuri uwo munsi nibyo bituma abantu bawusiga icyasha. Ariko burya wo nta nubwo wagize icyasha, ahubwo nitwebwe tuba twagizweho icyasha bitewe n'ibitwakozemo. Ari naho twagarutse ku bantu bavuga ngo umunsi w'icyumweru ngo ni umunsi ngo Abaroma bashyizeho umwami w'abami Constante amaze kwima ingoma muri 313, ngo aribwo yategetse ko uba uwo kuruhukaho. Ariko aho ni mu buryo buri navuga ngo ni mu buryo bw'ubuzima busanzwe ku mirimo y'isi. Constante we yategetse ko ibihugu bye byose bagomba kuruhuka ku cyumweru. Ibyo je numva nta kibazo biteye kuba umwami we avuze ati abantu uyu munsi none warangije abantu bagiye bawuruhukaho. Ibyo se byatuma umunsi w'igitutsi? Ntabwo ari byo. Ni kimwe nuko wari gutoranya no kuwambira akaba ari bwo abantu bawuruhukaho, ntacyo bitwaye. Hanyuma rero bakaba bandira nanone Abadiventiste, nanone kandi Abadiventiste bakavuga ngo ni umunsi w'inyamaswa, ngo Papa yahinduye ibihe n'iminsi, bashingiye cyane mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 7 kuva ku murongo 25. Ku gahembe kameze ku bahembe 10 yari ku nyamaswa ya 4 ivugwamo ari bwo bwami bw'Abaroma. Ako gahembe bakavuga ko ari ubupapa, ariko nabyo tuzabigarukaho turebe niba ari ubupapa, kuko abantu benshi bagiye batangiza amadini bagafata uburyo bigisha Bibiliya, ariko bakayenterpreta bahuza n'ibyo bo bafashe byo gushaka guhangana n'andi madini basohotsemo, bigatuma bazana ibishyashya byabo bagaragaza ko ariko kuri bafite, bakarekana ko bari y'ibyo bamenye atari ukuri. Noneho abana bavukiye muri ubwo butumwa, kuko aribwo babahaye, aribyo byabareze, bakazamuka muri ibyo, bamwe bagahinduka abapasitoro, abandi bavuga butumwa, bagashyirwaho amashuri y'amateolojiya abigisha ibyo bintu, bigatuma bumva ko ariko kuri kuzuye, basoma kuko bakumva niko kuri, ariko atari ko kuri. Inshuti z'Imana, niyo mpamvu twababwiye ko nta ruhande rw'idini na rimwe tubogamiramo, ahubwo dufokasinga Bibiliya tukareba ubuhanuzi mu buryo bw'inyuguti, tukanabureba mu mpumeko y'umwuka ya inspiration Imana iduha, ya wa mwuka n'ubundi wahumetse aya magambo yanditswe, bigatuma tubasha gusobanukirwa icyo Imana ivuze muri Bibiliya. Reka dusome turebe noneho agaciro k'icyumweru hagati y'Abisiraheli n'Imana. Kadusome, turasoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 umurongo wa 33 tugeze ku murongo wa 36. Haratubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli uti umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 abe ariho mutangirira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru 7 y'ingando. Ku munsi yitangira hagiye habaho guterana kwera, ntihakagira umurimo w'ubugaragu mu gukoraho. Uyu munsi yitangira ubwo ni ku isabato, ni ku munsi wa 7. 36 mu mari iminsi 7
mujya mutambirira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa munani, ahantu muwumve cyane, uwa munani, ubwo wa munani ni wa wundi nyine w'icyumweru, uyu twita icyumweru, ari wo wa mbere w'iminsi 7 nanone. kandi uwa munani ujye ubabera uwo guterana kwera. Icyo ni cya cyumweru abantu batesha agaciro. Imana yavuze ngo uwa munani mushoje ya minsi mikuru 7 y'ingando mwatangiye ari ku isabato, mugende mutambire Uwiteka ibitambo, ariko nimugera ku munsi wa munani uzababera umunsi wo guterana kwera. Umva rero ikintu cyakorwaga kuri uwo munsi bateranye, mu butambire Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Ubwo habagaho n'ibitambo. Ibi bitambo ndaje mbibereke ibyatambwaga. Ikindi, ube uwo guterana mwitonze. Umva rero ijambo rikomeye aha ngaha, ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'isabato batweretse ko nta murimo w'ubugaragu, no ku munsi w'icyumweru rero umunsi wa munani ukaba kandi wa mbere w'iminsi 7, naho Imana yavuze ngo muterane kandi mutambe ibitambo mwitonze, kandi mukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Katurebe ibitambo batambaga rero kuri uyu munsi. Hano 23 umurongo wa 18 mu Balewi haravuze ngo mumurikane n'iyo mitsima abana b'intama 7. Ubwo haje imitsima, hakaza n'abana b'intama 7 badafite inenge, bataramara umwaka, n'ikimasa cy'umusore. Ubwo haje n'ikimasa 3 n'amasekurume y'intama 2. Wajya ku murongo noneho wa 19 akavuga ngo kandi mutambe n'isekurume y'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha. Ukuvuga ngo havuzemo abana b'intama 7, ikimasa cy'umusore, amasekurume y'intama 2 ndetse n'isekurume y'ihene. Ibyo byose bikaba bitaramara umwaka bivutse. Ibi byose byatambwaga ku munsi wo ku cyumweru, ari wo munsi wa munani, ari umunsi wa mbere w'iminsi 7. Abisirayeli bateranye, nta murimo w'ubugaragu bakoraho. Aha Imana itangiye kugaragaza agaciro k'icyumweru, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7. Nababwiye ngo tubitandukanye n'amazina. Mu Kinyarwanda uyu munsi wa 7, uyu munsi twita icyumweru tugendeye kuri kalendariye ya Papa Gregoire, witwa ku cyumweru. Mu Gifaransa ukitwa dimanche, mu Cyongereza ukitwa Sunday. Bibiliya ikawita umunsi wa munani, ikongera ikawita uwa mbere w'iminsi 7. Noneho rero batweretse hano uyu munsi wa munani ari ku cyumweru ibintu byabagaho. Iminsi y'ingando mikuru 7 Imana yarategetse Abisiraheli. Iyi minsi mikuru y'ingando 7 Imana yategetse Abisiraheli, ngiye kuvugamo 3 kugira ngo mbashe gusobanura neza agaciro k'umunsi wa munani, uwa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru, dimanche, Sunday. Ni ukuvuga ngo iyi minsi 7 bagiraga, ni ukuvuga ngo hari Pasika, hakaba umuganura, hakaza n'icyo bita yubile. Yubile aho ni mu rurimi rw'Igiheburayo. Hanyuma mu Kigiriki ikaba yitwa Pentecote. Mu Kinyarwanda ikaba yitwa umunsi w'umusaruro cyangwa se 50. Umunsi wa 50, kandi uwo munsi akaba ari umunsi w'umusaruro. Vuga ngo mu Kinyarwanda witwa umunsi wa 50 cyangwa 50, ariko ukaba ari umunsi w'umusaruro. Ndashaka gusobanura rero iyi minsi mikuru 7 y'Abisirayeli muri 3 ndobanuyemo. Ndashaka gusobanura ku Bisiraheli uburyo babikoraga biri pratique, hanyuma bikaba bifite icyo bishatse kuvuga mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo Pasika yashushanyaga urupfu rwa Yesu. Kuri Pasika hakorwaga iki? Hatambwaga umwana w'intama. Uriya mwana w'intama yashushanyaga Yesu uzatambwa ku munsi wa Pasika, kuko biritwereka ko Yesu mu ijoro rya Pasika yasangiye n'intumwa ze. Arababwira ati nifuje gusangira namwe Pasika iyi ngiyi ntarapfa, ariko sinzongera kurya ku mbuto z'umuzabibu uhereye none kugeza ubwo nzongera gusangira namwe vino nshya
ubwami bwa data. Iriya ntama yashushanyaga Yesu wari kuzatambwa. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, nibyo byiza kugira ngo abantu babyumve neza, buriya tugaragaza ibyanditswe. Rwandiko rwa mbere pandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wenda mpere ku wa 7, nibyo byiza. Pawulo ari kwandika itorero ry'Ikorinto yaravuze ngo kwirata kwanyu, kamere ku murongo 6 nibuza, kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi ko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyeze umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nukuvuga ngo hano Pawulo amaze kugaragaza ko Yesu ari we Pasika yatambwe, kandi Yesu nawe harabyivugiye ngo nifuje gusangira namwe Pasika ngiyi ntarapfa. Ku munsi wa Pasika nibwo Yesu yapfuye. Deja iyo senguye amateka y'Abayuda, Yesu amaze gupfa kuri Pasika saa 9 igihe yacikanaga, amateka agaragaza ko ngo umutambyi yari afashe umwana w'intama agiye kumutamba. Yesu akivuga ngo birarangiye, data mu maboko yawe niwe ukiza ubugingo bwanjye. Ako kanya baracikanye ngo umwenda ukingirije ahera uhita utabukamo kabiri, utangira hasi ugeza hejuru. Batubwira ko ngo umutambyi wari ufite inkota agiye kwica ya ntama yahise imucikirwa hasi. Ayo ni amateka, ni ibintu bivuga ku mateka nyine y'abakomantere. Inkota yahise imucikirwa hasi kuko umwana w'intama yari abonetse, iriya ntama birarokotse. Rero Pasika ku Bisirayeli byabaga biri pratique, ariko byashanyaga Yesu mu buryo bw'umwuka. Uzaba igitambo, uzaba intama, agatambirirwa abari mu isi yose. Hanyuma tujye ku munsi wa kabiri witwa umunsi w'umuganura. Umuganura washushanyaga iki? Ku Bisirayeli byabaga bimeze bite muri pratique? Hanyuma mu buryo bw'umwuka byari bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ku Bisirayeli muri pratique umuganura wabaga ari umunsi wo kuganura ku myaka ya mbere yeze mu murima. Murabizi ko hari igihe umuntu ahinga imyaka, niba uhinze ibigori cyangwa amasaka, ibi najyaga mbibona kera iwacu no kwa nyogokuru, aho iyo bahingaga amasaka hari amasaka makiya yeraga mbere y'ayandi, ugasanga bagiye mu murima mu masaka bakagenda basangamo amasaka 2-5 yezemo kandi yeze neza pe, bakayasarura bakayaza bakayisekura tukayanywamo igikoma cy'inkamuri, twakitaga ngo ni inkamuri. Ubwo bivuze ngo tuganuye kuri ya masaka. Ubu ni umuganura. None umunsi w'umuganura ku Bisirayeli kwabaga ari kuganura imyaka ya mbere yeze mu mirima yabo. Imana yarabahaye itegeko hariya mu Balewi 23 yuko niba bagiye mu murima kuganura iyo myaka, mbere yuko bayiryaho nibayifate bayijyane mu rusengero i Yerusalemu, bayishyire umutambyi, hanyuma umutambyi ayerereze imbere y'Uwiteka, hanyuma bashimira Imana ko Imana yatangiye kubaha umugisha w'umwero wo mu murima. Ibyo niko byari bimeze ku Bisirayeli muri pratique. Noneho mu buryo bw'umwuka bishatse kuvuga iki? Urwandiko Pawulo Abakorinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 20 haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura wabasinziriye. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe muganura. Uriya muganura Abisirayeli bagiraga washushanyaga umuganura wo kuzuka kwa Yesu. Mbega Yesu niwe wahindutse umuganura wo kuzukira abambere mbere yuko abamwizeye bazuka. Niwe Imana yaganuye azuka mbere, kandi natwe tumuganuraho kuko byaduhesheje ibyiringiro by'uko abapfuye bamwizera batazahera mu bituro igihe nikigera bazazuka. Urumva rero twamuganuyeho kubw'ibyiringiro dufite, niyo mpamvu abizera bahora biringiye ko bazazuka nubwo bapfa, kandi birikavuga ko basinzira bo badapfa ahubwo bapfa umunyabyaha kuko we nta kuzuka. Ibyo tuzabigarukaho kuri cya gitabo. Hanyuma ku Mana nabwo ni umuganura kuko niwe wa mbere wazutse. Niyo mpamvu Pawulo mu Bakolosayi yavuze ngo niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye. Abakolosayi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 14, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye
kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Yesu rero niwe muganura. Abisirayeli miganura baganuraga y'imyaka ya mbere yeze, iriya myaka twayigereranya nk'imyaka y'Imana, aribo bakristo basinziriye mu gitaka bategereje kuzazuka. Uwababanjirije rero ni Yesu, nabo hari igihe bazazuka. Kuzuka rero ubwo ni igihe cyo kwera kw'imyaka. Turaje twerekane noneho icyo bita Pentekote. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe muganura. Uriya muganura ku Bisirayeli washushanyaga kuzuka kwa Yesu. Tujye ku munsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu twabonye ko ni Pentekote cyangwa se yubire. Pante bisobanura 50. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wabaga ari umunsi w'umusaruro cyangwa se wo gusarura ya myaka yose Abisirayeli babaga bejeje mu mirima none ubu yeze neza. Uyu munsi Imana yarawutegetse y'iki wabaga ryari. Ni ukuvuga ngo uhereye ku munsi w'umuganura kugeza kuri Pentekote hagomba gucaho amasabato 7 ahwanye n'iminsi 49. 7 gukuba 7 ni 49. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba rero igihe iyi minsi mikuru yaberaga, ni ukuvuga ngo Pasika yabaga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Turabisanga hariya muri Nuza mu Barewe n'ubundi bice 23 uhereye ku murongo wa mbere uzabisangamo. Ikabiri umuganura wabaga ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Gatatu yubire Pentecoste cyangwa se umunsi w'umusaruro byabaga ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Bibiliya rwose wumva buriya Bibiliya icyo gikundana umucyo uko mbivuze niko byanditsemo hariya mu Barewe. Noneho uyu munsi wa Pentekote Abisirayeli babaga bamaze gusarura imyaka yabo yose yeze mu mirima, akaba ari umunsi w'umusaruro. Abisirayeli bagomba kujyana ku myaka besheje nanone bakajya imbere y'Imana, bakajyana ku myaka yabo nanone bagashyira umutambyi akongera akerereza imbere y'Uwiteka. Uzi ibintu byabagaho ni bya bindi twabonye, nuko hatambwaga abana b'intama 7, ikimasa cy'umusore, abana amasekurume y'intama 2 ndetse n'isekurume y'ihene itambirwa ibyaha by'Abisirayeli. None ibyo bigakorwa Abisirayeli bateranye mu rusengero ngo kandi bagaterana bitonze. Ikindi kandi bari gushimira Imana kuko yabahaye umugisha w'umwero mu mirima yabo. Iki kintu bene data tucyumvikaneho. Munsi wo ku cyumweru umunsi ukomeye wa mbere w'iminsi 7, umunsi wa 8. Reka tujye mu gutegeka kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo Pentekote ni umunsi wa 50 ariko umunsi w'umusaruro ku Bisirayeli. Uyu musaruro nawo ku Bisirayeli biri pratique, reka mbivuga mu buryo bw'umwuka. Uyo musaruro washushanyaga iki nawo? Turaje tubirebe Bibiliya iki ishatse kuvuga ku munsi w'umusaruro. Ku Bisirayeli wabaga ari umusaruro w'imyaka isanzwe, ariko tuze turebe ku Mana mu buryo bw'umwuka umusaruro ashaka kuvuga. Gutegeka kwa kabiri ibice 16 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Haratubwiye ngo kandi ujye ubara iminsi y'amasabato 7 uhereye igihe utangirira wo gutemesha imyaka umuhoro. Ujye utangira kubara iminsi y'ayo masabato uko ari 7, ujye uziriza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato uko ari 7. Twabonye ko amasabato 7 ahwanye n'iminsi 49. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 7, iyo ni isabato imwe, ukongera ugafatana none indi minsi 7 kuva kwa mbere kugeza ku munsi wa 7, iyo ni amasabato 2. Noneho Imana yamubwiye ngo ni amasabato 7, ubwo wakuba rero 7 kuba 7 ni 49. Noneho rero Imana ibwiye Mose ngo abwiye Abisirayeli ngo kandi ujye ubara iminsi y'amasabato 7 uhereye igihe utangiriraho gutemesha imyaka umuhoro, ujye utangira gutemesha ujye utangira kubara iminsi y'ayo masabato uko ari 7.
ujye uziririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato ko ari 7, uziririsha gutura amaturo umutima ukunze, uguturisha ahwanye n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Umurongo wa 11 ndaje musome. Urumva Imana iravuze ngo ku munsi ukurikira ayo masabato 7 ajya uziririsha guterana kwera kandi aturira Uwiteka amaturo. Uyu munsi ni umunsi w'uherero, ni umunsi wa mbere w'iminsi 7 ari wo munsi wa 8, ari wo munsi twita ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo ni umunsi wa 50 uheruka iminsi 49 ihwanye n'amasabato 7. Ni ukuvuga ngo isabato ya nyuma y'icyumweru cya 7 yarangiye, hanyuma bukeye bwaho ku wa mbere w'iminsi 7 wo ku cyumweru ngo bakore biriya. Noneho umva ibintu rero bigomba gukorwa kuri uwo munsi wa 50 uheruka amasabato 7 ahwanye n'iminsi 49. Umurongo wa 11 haravuga ngo wishimane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umusha wawe n'umurewi w'iwanyu n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe. Mbabarira unyumvire. Rukuvuga ngo hano bya bintu Imana yabwiye Abisirayeli ku itegeko rya 4 ry'isabato ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu 6 ujye ukora, ariko wa 7 niwo sabato w'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho, yaba wowe ubwawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu n'ibindi. Yongeye kubivuga kubirebana n'umunsi wa mbere w'iminsi 7, wa munsi none bagiye imbere y'Imana. Reka subiremo ahantu muhumve neza. Haravuze ngo wishimane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umusha wawe n'umurewi w'iwanyu n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe, mwishimira ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranyiriza kubashyira izina ryayo ngo rihabe. Urumva bari mu iteraniro, mu barewi bo batubwiye ngo ntibakagira umurimo w'ubugaragu n'umwe bakoraho, kimwe nuko isabato yabibabwiye. Kuba batagize umurimo w'ubugaragu bakoraho yarababwiye ngo baterane, kandi baterane ngo batuje. Guterana rero ni ibi ngibi noneho mu gutegeka 2 bahise batwereka. Kuba bari imbere y'Imana bakishimana imbere y'Imana n'umuhungu n'umukobwa n'umugaragu n'umunyamahanga n'umuja n'imfubyi n'umupfakazi, nta murimo n'umwe bemerewe gukora. Urumva atari ikiruhuko cyo? Urumva atari umunsi wo kuruhuka nabwo? Urumva atari umunsi wo kujya imbere y'Imana bagaterana? None ushobora kwibaza kuki uyu munsi idini ry'Abadivantiste riza ributesha agaciro. Inkomoko ni hahandi Pastor Musisi ajya avuga ku watangije iri dini Ellen G. White. Umwuka wamukoresheje n'uwuhe kugira ngo habe ikintu cyitwa gusopanya? Satani ni umugome, aza gutesha agaciro uyu munsi. Ndaje mbere ku uyu munsi none gukomera kwawo twahereye kuri uyu munsi w'icyumweru agaciro kawo hagati y'Abisirayeli n'Imana. Urumva ko Imana yabutegetse Abisirayeli kuruhukaho. Reka twe kubyita ko ari ingaruka cyumweru, hano batweretse ko ni ingaruka mwaka. Ariko nubwo ni ingaruka mwaka, wabagaho ibintu bikomeye kurenza ibyabaga ku isabato. Twagiye muri ya minsi mikuru 7 batubwiye mu Barewi, ibitambo byatambwaga ibiki byose, harimo n'igitambo cy'ibyaha. Abantu bezwa nyine bihana ibyaha munsi wo kwezwa. Kiriya gitambo cy'ibyaha cyatambwaga kuri uyu munsi wo ku cyumweru ni ikihe? Ni igitambo gishanya Yesu. Yesu ni wabaye igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Ahantu rero ntabwo abantu bahumva agaciro k'icyumweru hagati y'Abisirayeli n'Imana. Nshuti z'Imana, iki kintu mujye mucyumva. Amadini yishe abantu benshi. Yego ndabyemera ni ingaruka mwaka ko hari abari buze kubivuga, ariko reba ibikorwa byakorwaga.
cyane unatinze ku gitambo cy'ibyaha cyatambwaga, unarebe n'amateraniro yakorwagaho nabo nta murimo bari bemerewe gukora. Reka tuze turebe noneho rero ubu aka kantu havuyeho, tugiye noneho ku gaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'Imana. Iki kintu mubare mu cyumwe bene data, agaciro k'icyumweru no hagati ya Yesu n'Imana. Waruzi ko Yesu yazutse ku cyumweru? Kuki atazutse ku wa gatandatu? Kuki atapfuye ku wa kane ngazuke ku wa gatandatu? Niyo mpamvu bene data tujya dutumira bakorana ibiganiro n'Abadiventiste kuna kuvuga ngo ese igifite agaciro ni igihe Yesu yapfuye, kuko ku wa gatandatu Yesu yari ari mu mva, yari atarazuka. Ese umuntu wamusenze ari mu mva yaramwumvise? Uyu munsi ikintu kiduhesha kwemerwa n'Imana gituma tugera ku Mana, Yesu yavuze ngo ni jye nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Dusenga Yesu kuko yazutse. Nonse atazuka tuba turi gusenga nde? Iyo Mana tuba twaragahurira hehe? Yesu yazutse niwe ducaho. None iki gihe Yesu yarari mu mva, ku wa gatandatu, ku munsi w'Isabato, ku munsi wa karindwi, Yesu yarari mu mva atari yazuka. Ubwo abasenze barumviswe, abamusenze ari we banyuzeho ngo bagere ku Mana. Hari ubwo yabumvise, kuko Yesu yari yambaye umubiri, yari yapfuye nyagupfa. Ntabwo yabumvise, ntabwo yagomba kubasabira ku Mana kuko yatarazuka, ntibishoboka. Ariko abasenze ku cyumweru, turaje turebe kuntu intumwa zateranye ku cyumweru, Yesu akazasanga ziteranye. Bari bateranye ariko ngo banatinya n'Abayuda, kuko bari gumuye ku bafarisayo, bafite ubwoba ati twabigumuyeho dukomeza kujyana n'uyu mugabo akirirwa avuga inyigisho zibatesha agaciro, zerekana ko bayobye, abita indyarya, none arapfuye. Ngo bagira ubwoba, noneho baza guterana ku cyumweru bari kubiganiraho, bibaza aho bari bupfumurire ngo bagende. Ariko bari banateranye barimo gutekereza, bibuka amagambo Yesu yagiye ababwira yose, banibukiranya ko yababwiye ko azapfa akazuka, ariko bamwe bashidikanyaho. Rero muri uko guterana kwabo kuwa mbere w'iminsi 7 Yesu azutse, Yesu abajyamo. Hari abajya bavuga ngo ntabwo, ngo nta hantu hagaragara ko intumwa zateranye, haragaragara henshi. None se tunagiye no mu mateka y'Itorero ry'i Yerusalemu, muri cya gihe umwuka uramanuka, iyo ducukumbuye amateka tubona ko bamaze hafi imyaka 7 abantu bava mu bihugu byose. B'Abayuda bose bari batataniye mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, bamenye inkuru z'ibyabereye Yerusalemu, ko umwuka yamanutse n'ibintu byahabereye intumwa ziri gukora. Bakava hirya no hino, harimo n'abanyamahanga n'inshuti zabo Bayuda bari baturanye mu bihugu barimo, bakaza kumva ibibereye Yerusalemu. Amateka agaragaza ko bamaze hafi imyaka 7 icyo giterane kibereye Yerusalemu. None se bateranaga ku Isabato? Baheraga ku wa mbere baterana no ku Isabato, no ku cyumweru bose bahoraga bateranye. Nta hantu intumwa zigeze vuga ngo rero aha mujye mureka, hanyuma ku cyumweru tureke imirimo nitukajya imirimo yose. Ahubwo bahoraga mu materaniro kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. None se urumva yaba ya Sabato yaba cya cyumweru bose babaga batari gukorera Imana? Hari ubwo yize bategeka ngo mufate igihe cy'Isabato muruhuke? Ibi turashaka kubyinjiramo, nshuti z'Imana, mumenye ukuri, mureke tumenye ukuri, tujijuke, tureke gupfa ubusa, kuko ibyo dupfa byose ni umwanzi wabizanye kugira ngo twe kudahuza nk'Itorero rya Kristo. Kubogamira ku ruhande rw'idini ryawe ntacyo bivuze, nanjye kubogamira ku ruhande rw'idini ryanjye ntacyo byaba bivuze. Ikigize icyo kivuze ni ukwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi tukaryemera ryose, tutagize bimwe twemera ibindi ntitubyemera, kandi tukanemera n'icyo bita expression, impumeko y'umwuka iri muri zino nyuguti. Uyu mwuka wazandikishije ari uvugana natwe, ukaduhishura neza ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukawemera. Kuko Abadiventiste ntabwo bakunda kubyemera, bavuga ngo ijambo risobanurwa irindi jambo. Nibyo ndabyemera, iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Ariko se ni gute? Ese ni ugufata umurongo ukawusobanuza undi murongo gusa? Hoya, hari n'umwuka nawe wandikishije ijambo ushobora kuncamo
akamishura icyo umwuka yarashatse kuvuga aha ngaha nacyo nkakibwira abantu, kandi icyo ngicyo kigakiza benshi. Aha niho dukwiriye kwiga cyane tukabimenya, tukemera ko umwuka nawe aduha ibindi bintu. Dusomye umurongo umwe hano nawe usoma ntagize undi njya gusobanuza, akagira ibindi bintu amishuriramo kandi nkabyuzurisha n'ubundi, kandi undi murongo muri Bibiliya nabwo bigahura neza. Nuko ibintu bimeze. Agaciro k'icyumweru hagati Yesu n'Imana. Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Kuki atazutse ku wa gatandatu? Kuki Imana itabiteguye kera ngo ivuge ngo uyu munsi urakomeye ni nawe agomba kuzukaho kugira ngo abantu bajye bawurukaho banaterane? Reka dusome twumve ubutumwa bwiza Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Hose aba bose bagaragaje ko Yesu yazutse ari ku cyumweru. Matayo 28 harabivuga igice cyose, muzagisome nibuza kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalina na Mariya wundi bajya kuri cya gituro. Habaho igishitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abo bagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimurebe aho umwami yari aryamye. Aha ni ku wa mbere w'iminsi 7 mu museke. Luka igice cya 24 umurongo wa mbere naho niko yavuze. Naho yavuze ko ari ku wa mbere w'iminsi 7. Mariko igice cya 16 naho yavuze ko ari ku wa mbere w'iminsi 7. Muzasome hose, ntago ushaka gusoma cyane kugiye kirimo kukira dushirana. Ariko ushobora kwibaza kuki Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Aha nacyo gitekerezeho neza. Ku cyumweru ni ukuvuga ngo nusoma muri Yohana gice cya 20 unawe uzasangamo ibireba no kuzuka kwa Yesu. Reka noneho ngiye mbasomere ku gice cya 20 umurongo wa 19. Hatubwira n'ubundi byo kuzuka kwa Yesu n'uburyo Yesu asanga intumwa ziteraniye mu nzu, inzugi zikinze, kuko batinyaga Abayuda, ariko bari bateranye. Haratubwira ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze, kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu ngiye kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo, abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzabarira ibyaha bose bazababariwe, abo mutazababarira ibyaha bose bazaba batabibabariwe. Ku wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bateraniye mu nzu, inzugi zikinze. Yesu arazahagarara hagati yabo ati, amahoro abe muri mwe. Yesu kuki yasanze intumwa ze ku wa mbere w'iminsi 7? Ku cyumweru nibwo yabasanze avugana nabo. Aha ntabwo turimo gushaka kuvuga ko isabato nta gaciro ifite. Isabato ifite agaciro hagati y'Imana n'Abayuda, ariko ntabwo ifite agaciro hagati y'abanyamahanga n'Imana, kuko Yesu yabaye ikiruhuko cyacu. Aya mategeko yahawe Abisiraheli, kandi Yesu niwe isabato isohorezwamo, kuko ariwe waturuhuye, turuhukira muri we. Ntabwo ushaka kwinjira mu bintu byinshi, kuko ibi twabyigishije kenshi. Abakozi Imana batambutse kuri AYALONI babivugaho ni benshi.
niyo twakwicara tugasoma imirongo hari byose tugacokombora tukerekana ukuri kuzuye, umuntu wabaswe n'umwuka w'idini w'umudive nta kintu wamuhinduraho. Ibyo ndabizi. N'abandi bavuga ko barisohotsemo iryo dini ariko bagifite ako kantu bakiri mu mategeko, nta kintu wabahinduraho. Ariko nkabaza nti ese abizera bazarimbuka kuko batubariza isabato? Aho cyaba ari ikinyoma gikomeye. Ahubwo ubyigisha navuga ngo ni antikristo, kuko Bibiliya igaragaza ko kwizera konyine ariko guhesha ubugingo buhoraho. Kwizera ndetse kwizera Yesu Kristo, ubundi ukaruhukira muri we kuko agutuye imitwaro y'ibyaha. Agaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'Imana nuko Imana yazuye Yesu ku wa mbere w'iminsi 7 ku munsi wa 8 ku cyumweru dimanche Sunday. Uyu munsi urumva ko wahozeho kuva kera, nubwo abaroma bawufashe bakawushyiraho ibigirwamana byabo, ariko Imana yarawuremye kandi hari ibyo yagitegeka Abisirayeli kukoraho. Yesu nawe awuzutseho. None kuki tuwita umunsi w'ikigirwamana cy'izuba? Kuki tuwita umunsi w'inyamaswa ngo abawusengaho basenga inyamaswa? Kinyoma. Uyu ni umwanzi Satani w'umugome ushaka gukomeza kujijisha abari mu isi binyuze mu madini. Niyo mpamvu twakomeje kubwira abantu ngo nimusohoke mu madini, kandi kuyasohokamo si ukuvuga ngo mureke kuyajyamo. Mubanze mumenye ukuri. Banza wowe umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho numara kukumenya ukwemeye, utabanje kugira ka kantu ko kumva ko ibyo yakubwiye ari ukuri, uvuga ati oya reka nabyo mbishyize ku ruhande, ahubwo reka numve n'ibindi. Numara kubyumva ukumva ariko kuri, tangira ujye mu idini ryawe ukurikirane urebe ko noneho ibyo bakora, ibyo bavuga bihuje n'ibyo wamenye by'ukuri by'ijambo ry'Imana. Ibyo numara kubimenya ni wowe uzifatira icyemezo. Hari igihe rero abantu batwumva akanyamuto bavuga ngo nimusohokamo mwirukanka. Oya, ahubwo banza wumve ukuri ukumenye, utangire ukomeze ujye mu idini ryawe, ucukumbure urebe ibyo bakora. Nubona ibyo bakora ari byo, komezanya nabo rwose niba bihuza n'ijambo ry'Imana. Ariko niba ubona hari ibyo basopanye n'ijambo ry'Imana kandi wagerageza kubereka bakakurwanya, kuko kenshi umuntu wamaze kumenya ukuri yaberetse ukuri barakurwanya bakamurwanya, uzivanayo ntawe ukuvanyeyo. Icyumweru rero gifite agaciro. Yesu yakizutseho, niwe mugano w'abasinziriye. Noneho reka turebe nanone agaciro k'icyumweru hagati y'intumwa za Yesu n'umwuka wera. Ubwo biratwereka ko Imana nabwo kandi ibyemera. Tugeze ku cyo bita umunsi mukuru wa yubile, ari wo munsi wa Pentekote ku Bisiraheli, ari wo munsi Abisirayeli bajyanagaho kumurika umusaruro wabo imbere y'Imana bagaterana. Wabaga ku munsi wa 50, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7 uheruka amasabato 7, cyangwa se uheruka isabato ya 7 muri amasabato 7 ahwanye n'iminsi 49. Uyu munsi bajyanaga umusaruro wabo bakajya gushimira Imana, bagaterana bagatamba ibitambo ni bya bintu byose twavuze. Noneho iyo uyu munsi wabaga wageraga, uyu munsi wa 50, kuko Abisirayeli bagiye bahura n'intambara nyinshi z'abami bagiye bafata biriya bihugu. Reka mvuge nibuza nk'intambara z'Abagiriki, nako duhere kuri Babuloni. Babuloni yarabatatanije, bamwe baratahuka abandi basigarayo nyuma y'imyaka 70. Abamedi n'Abaperesi muri icyo gihe cyabo, Abisirayeli n'ubundi babaga baratatanye, ariko no muri Isirayeli mu gihugu barimo, ariko no ku bindi bihugu, no mu bindi bihugu hirya no hino bahari. Nkuko tubona Abanyarwanda ubu, agahugu k'u Rwanda ni agahugu gatoya, turi Abanyarwanda benshi, Abanyarwanda benshi bamaze gukwira ku isi yose, kubera ko agahugu kacu ni gato. Abo Banyarwanda benshi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Sinzi ko ari ahantu ku isi wajya ngo ubure kutasanga Umunyarwanda. Natwe navuga ngo tumeze nk'Abisiraheli, ariko yabaho turi twakundanaga tugashyigikirana nk'uko Abisiraheli babikora, kuko niryo banga bafite. Ariko uzasanga Abanyarwanda aho barahubwo bagirana amashyari nabwo bagahangana. Twakabaye dukundana. Nibuse rero
ni ukuvuga ngo haba mu gihe cy'abamedi n'abaperesi nuko bari bameze, bamwe bari baratatanye. Ubugiriki Alexander aje nawe nuko yabigenje, n'ubundi arabatatanya. Deja noneho ubwo anategeka ko abisirayeli bagomba guhabwa ubwene igihugu bw'abagiriki. Ikindi kandi abasirikare bakajya bashakana n'abisirayeli. Politike ya Alexander nuko ahantu yafataga yategekaga abasirikare be gushakana n'abagore cyangwa abakobwa muri iki gihugu kugira ngo babashe kuba umwe. Abisirayeli urumva ko nuko bari bameze. No mpamvu dusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 havuga ngo abayuda bakigiriki. Abayuda bakigiriki ubwo n'abayuda batatana hirya no hino mu bugiriki, bafata ubwene gihugu bw'abagiriki. Hakaba n'igihe bamwe bagiye bashakana, abagiriki bashakana n'abakobwa b'abayuda. Hanyuma rero hakaza noneho n'abaroma nabo bari barabakubise. Abisirayeli bari batatana hirya no hino rero mu mahanga yose. Ariko uyu munsi w'umusaruro, uyu munsi wa Pentekoti, uyu munsi wa Yubile, uyu munsi wa 50, iyo wageraga baturukaga mu bihugu hirya no hino ku isi, bose bakaza baje i Yerusalemu, bazanye imyaka yabo, baje muri irya teraniro, baje kwerereza, baje gushimira Imana uburyo yagiye ibaha umweru naho batataniye hirya no hino ku isi. Bagakora cya giterane cy'amateraniro, bagatambwa bya bitambo, barangiza abatangi bakereza imyaka imbere y'Uwiteka, ubundi igihe cyagira bagataha. Ni nayo mpamvu tugiye kureba noneho umunsi wa 50 Pentekoti icyabaye, ayo mahanga yose abisirayeli yaje i Yerusalemu. Tugiye kureba rero kuri uyu munsi w'umusaruro abisirayeli bose baturutse mu mahanga yose baje i Yerusalemu kuri uyu munsi wa Yubile, baje gushimira Imana. Ni iki cyabaye? Turaza kwibaza kuki kitabaye ari kuwa 6 cyangwa ku munsi wa 7 w'isabato. Ni iki cyabaye icyo gihe? Reka turebe ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Turasoma twumve. Haravuze ngo umunsi wa Pentekoti usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka n'imizi igabanije zisa n'umuriro urimo irya ku muntu wese muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. 5. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Urumva ko kantu? Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Abo ni babandi bose batataniye hirya no hino mu bihugu, babaga baje kuri wa munsi. Mwibuke ko dusomye hejuru ngo umunsi wa Pentekoti usohoye, ubwo ni wa munsi wa 50 nyuma y'amasaha 7 ahwanye n'iminsi 49. Ubwo bari baje rero kwizihiza wa munsi wabo bazanye n'imyaka. Noneho dusubira ku 5 navuze ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tumumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Umva noneho bagiye kwivuga rero amahanga baturutsemo. Ni amahanga agize muri 17. Baratangira, kandi turi abapariti. Ubwo ryo ni ihanga rimwe. 2 n'abamedi. 3 n'abanyeramu. 4 n'abatuye Mesopotamiya. 5 n'abatuye Yudaya. 6 ni Kapadokiya. 7 ni Ponto. 8 no muri Aziya. 9 ni Furigiya. 10 ni Pafiriya. 11 no muri Egiputa. 12 no mu gihugu cy'Ilibiya giheranye n'Ikurene. 13 n'abaroma b'abashyitsi. 14 n'abayuda. 15 n'abakomeza idini yabo. 16 kandi n'ab'Ikirete. 17 n'Abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Urumva amahanga 17 bari baturutse mu mahanga yose 17 baje muri ya minsi. Uzi icyo Imana yashakaga? Uzi icyo yashakaga nshuti? Ni ukuvuga ngo abisirayeli gutatanira mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, bageze iyo yose kubariza amategeko y'Imana birabananira, bahinduka abanyamahanga, abapagani.
Imana yarateganyije ko hari umunsi izabona umusaruro w'abantu bazayigarukira harimo n'abanyamahanga, kandi bikaba umunsi umwe bitewe n'umwuka wari zamanura. Noneho uriya musaruro abisirayeli bahoraga bazana washushanyaga umusaruro Imana izabona umunsi umwe ubwo umwuka wera azamanukira intumwa zikavuga ubutumwa uwo munsi yakihana abantu 3,000 mu isi kuva isi yaremwa. Nibwo Imana yabonye 3,000 bihita biyizera kandi bigata biyemera by'ukuri. Noneho yari yarateganyije ko rero bazabanza ikabakusanya bakaza baje muri ya minsi yabo y'ingando cyangwa se wa munsi wa yubile nkuko bamenyereye muri pratique, ariko ishaka kugira ngo izasuke umwuka wera havuga ubutumwa bihana. Noneho bayimenye neza, bamenye umwana wayo Yesu Kristo waje mu isi. Uwo munsi rero bari bagiye kwizihiza, bateranye bari muri ya minsi mikuru, batangiye gutamba bya bitambo. Batubwiye ngo umunsi wa Pentecote usohoye, kuba haje ijambo ngo usohoye. Pante twavuze ngo ni 50, ni umunsi wa 50 wa undi abisirayeli bari basanzwe bazwe. Ubwo Pante ni mu kigiriki, Pante isobanura 50. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa 50 usohoye, ubwo bivuze ngo wari usanzwe ubaho, ngo bose bari hamwe. Bande ni intumwa, urumva nabwo zari ziteranye kuri wa munsi wa 50 wa mbere w'iminsi 7, ari wo munsi wa 8, ari wo munsi wa ku cyumweru, nabwo intumwa zaziteraniye. Niyo mpamvu batubwiye ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje iki? Umutima. Urumva barateranye. Ngo nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga cyane ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ni ukuvuga ngo agaciro k'icyumweru hagati y'intumwa n'umwuka wera ni uko umwuka wera Imana yawusutse, Yesu yawurekuye ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Nibwo umwuka wera yamanukiye intumwa, itorero nibwo ryavutse ku wa mbere w'iminsi 7, kuko umwuka wera amaze kumanuka nibwo itorero ryari rivutse. Nibwo hihanye abantu 3,000, Imana ibona itorero. Itorero ryavutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Umwuka wera yamanutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Ku cyumweru intumwa zaziteraniye hamwe mu mwanya umwe, zihuje umutima. Kubera iki utesha agaciro umunsi wa mbere w'iminsi 7? Kubera iki utesha agaciro icyumweru? Ku cyumweru hihanye abantu 3,000. Petero amanutse yuzuye imbaraga z'umwuka, ngaramanuka avuga ubutumwa. Wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze bimureba. Abayuda bahinda imishyitsi, abantu ko tubazi ko ari abanyagalilaya batigeze biga, kuko intumwa zatangije zose zakomokaga ahitwa Galilaya i Nazareti. I Nazareti cyari icyaro cya mbere muri Isiraheli. Twakigereranya nk'icyaro cya mbere cyano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyaro cya mbere kiri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni icyaro cyitwa muri Shiri. Hariyo abantu bacyambara ibirenge, harimo abantu batize, batazi kwandika IUOAA. Twatangiragaho kera twiga. I Nazareti hari abantu batize, batazi kwambara inkweto, batazi kwambara ipantaro, kandi ari abagabo batazi bega binjiji zaho ngaho. Na Mariya niho yakomokaga wabyaye Yesu. Kandi Nazareti yari iri muri Galilaya. I Galilaya hari mu majyaruguru ya Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo basuzugurwaga kubera ko niho hari cya gice cya ya miryango 10 yayoborwaga n'uwitwa Yerobowamu ahitwa Samariya. Ni mpamvu bahitaga ngo ni Galilaya y'abapagani. Umuryango wa Yuda wasigaye mu majyepfo i Yerusalemu wasuzuguraga, wateshaga agaciro, wanenaga iriya miryango 10 yari mu gice cy'i Galilaya mu majyaruguru ya Yerusalemu. Rero baravuze abantu karinjiji, abantu ko batize, ko bari kuvuga indimi za kavukire. Nta nubwo ari n'indimi mpuzamahanga, hoya ni za kavukire. Ari amahanga yose aho yagiye aturuka, niba ari Igishinwa, niba ari Ikilatini, niba indimi kavukire. Ni nko kubona umushinwa avuga Ikinyarwanda cyangwa umunyarwanda akajya mu Bushinwa agahita avuga Igishinwa.
hihana ibihumbi 3. Toro ryavutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru dimanche sande. Mukaba yamanutse ku wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru dimanche sande. Intumwa zaziteranye zihuje umutima mu mwanya umwe ku cyumweru dimanche sande. Ni gute wowe usuzugura ukaza kuvuga ngo abantu basenga ku cyumweru bazarimbuka ngo barasenga umunsi w'inyamaswa? Mu gusoza, kuko ni byinshi nago navuga ngo nzabirangize ibyo kimbanye kirekire, nzagaruka ku munsi w'umwami wacu. Nago nkuvuga nonaha, nzagaruka none tugaruke no ku munsi w'umwami, turebe niba ari ku cyumweru cyangwa niba ari ku isabato. Bibiliya bigaragaza, tunagaragaza igituma nyine uwo munsi wiswe umunsi w'umwami wacu. Tuzabivugaho, ariko reka soze ahubwo mvuga nti agaciro k'icyumweru hagati y'abanyamahanga n'Abisiraheli imbere y'Imana. Nukuvuga ngo intumwa zimaze guhabwa Umwuka Wera, Bibiliya tugaragariza ko hari ahantu n'ubundi Pawulo yakoze ikintu gikomeye, asangira igaburo n'abigishwa. Kandi igaburo ngira ngo mu masakaramento dufite yo muri Bibiliya ni 2: igaburo ryera ndetse n'umubatizo w'amazi menshi. Noneho igaburo ryera ni ikintu itorero ryo mu kinyejana cya mbere ryahaga agaciro, kandi n'uyu munsi itorero rya Kristo rya nyaryo rigiha agaciro. Umuntu utagiye agaciro ntabwo ari umunyetorero. Itorero rero ryo muri cyagiye bubahabihaga agaciro bikomeye ku buryo ni ibintu bagombaga kubahiriza kandi bakabikora ku munsi wa nyawo. Niba ari umunsi w'isabato kuko Imana iha agaciro, bakaba aribwo babikora kuko ari ikintu cy'agaciro. Niba rero ari ku munsi wundi nabwo bakabikora. Reka turebe aho Pawulo yatinyutse kumanyagura umutsima agasangira igaburo ryera n'abakristo ku cyumweru. Ubundi yaba ari isabato, ariko umunsi w'isabato yari kubitinyuka kuko uyu munsi w'igaburo ryera ni umunsi w'agaciro ku itorero. Kuki Pawulo adasangiye n'abigishwa ku isabato ngari gaterana abahigaburo ryera akabikora ku cyumweru? Ku wa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyagura imitsima. Barateranye. Pawulo arabaganiriza, ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ageza mu gicuku. Kandi hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru aho twari duteraniye. Wenda reka mbendekeye aha. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu Pawulo yakoze ni uko bateranye, abaganiriza ijambo ry'Imana, abahigaburo ryera. Deja hano yakoze n'igitangaza gikomeye, yazuye witwa Utuko wahanutse mu idirishya kubwo kurambirwa ijambo ry'Imana no kurihaga yikubita hasi. Hari n'abantu tugira ba Utuko badakunda ijambo ry'Imana, barirambirwa vuba. Abo nabo igikurikiraho nuko bikubita hasi mu buryo bw'umwuka, kuko barambiwe badashaka kuryiga ngo barimenye. Abo nabo barahanuka bagapfa mu mwuka, nkuko Utuko yamanutse agapfa mu ruhande rw'umubiri, yarambiwe ararangara yikubita hasi. Noneho rero urumva hano batweretse ko Pawulo yasangiye n'intumwa ze igaburo ryera. Pawulo yasangiye n'abigishwa igaburo ryera, anazura umuntu ku wa mbere w'iminsi 7. Mu gusoza rero tujya kwerekana ikintu cyabayeho i Yerusalemu. Pawulo avuye kuvuga ubutumwa asanga mu itorero ryo muri Antiyokiya habayeho impaka nyinshi, kubwo abayuda bari baturutse i Yerusalemu baza muri Antiyokiya, batangira kuzana inyigisho z'amategeko mu bakristo muri Antiyokiya. Barababwira ati ni byiza kwizera, ariko kandi mugomba no gukurikiza amategeko ya Mose mugakebwa. Ubundi amategeko ya Mose ikimenyetso cyangwa igihamya cyo kuba wemeye kuyakurikiza kwari ugukebwa. Impamvu ari ikimenyetso Imana yagiranye na Abrahamu, iravuga ku bantu bose bazayoborwa n'amategeko yanjye bagomba gukebwa. Icyo ni ikimenyetso. Nkuko uyu munsi nanone ikimenyetso kubizera Kristo Yesu ni Umwuka Wera. Noneho rero ikimenyetso kubakurikiza amategeko ya Mose kwari ugukebwa. Aba bayuda baturutse Yerusalemu rero basanga abigishwa muri Antiyokiya, barababwira ati rero ni byiza mugomba no gukebwa kugira ngo mugendere mu mategeko ya Mose. Pawulo hagize asanga nizo mpaka zihari, biramubabaza. Arahaguruka ajyana na Barinaba i Yerusalemu noneho kugisha inama intumwa zamubanjirije kugira ngo ababaze kwirebana n'amategeko ya Mose, harimo n'isabato.
none se igice cya 15 rero cy'ibyakozwe n'intumwa ni konsili ikomeye cyane yabereye i Yerusalemu. Igice cya 15 uzagisome cyose nibyo byiza, uhere ku murongo wa mbere ko bavuga ngo impaka zivuye ku byo gukebwa, uzagisome cyose. Noneho reka duhere ku murongo wa 6 ngiye nihuse rero. Inama yabereye i Yerusalemu, intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo, habaho imburanya nyinshi, maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranirije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye aba ariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubugingo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogishije imitima yabo kwizera. Nuko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Urumva amategeko, nituvuga amategeko ni itegeko rya 4 mukarivanemo, kuko naryo iri muri ya mategeko nyine. Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Ubuntu gusa, ntabwo ari amategeko. Abahateraniye bose barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Urumva hano bahise ba Pawulo na Barinaba bati, mudusobanurire base twumve kuko Imana yakoranye natwe. Barahaguruka batangira kuvuga rero. Barangije kuvuga, uyu Yakobo ni murumuna wa Yesu, akaba rero ari we wari umushumba icyo gihe wari uyoboye itorero ry'i Yerusalemu, akaba ari nawe wanditse urwandiko rwa Yakobo. Yarahagurutse rero. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data, munyumve. Simoni yabatekereje ko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga, kubatoranyamo ubwoko bwayo, kubaha izina ryayo. Amagambo y'ubuhanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana hasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwa izina ryanjye. Niko Uwiteka avuga, ari we ukora ibyo byose, abimenye uhereye kera kose. Reka nsimbuke noneho mpere ku murongo wa 22 ngeze ku murongo wa 29. Turebe intumwa n'abakuru Yerusalemu, harimo umushumba w'itorero Yakobo, harimo intumwa na Petero na Yakobo na Yohana. Ni ibiki noneho bategetse abanyamahanga gukora kugira ngo basi bemerwe neza imbere y'Imana? Ese harimo no kubahiriza isabato? Kuko hejuru bavuze ngo, Yakobo yahagurutse avuga ngo mureke twe kwikoreza imitwaro bene data abanyamahanga n'abasokuruza bacu batigeze bashobora kwikorera, kandi natwe nuko. Hago mureke twemere dukizwe n'ubuntu bwa Yesu gusa, kwizera gusa, ubuntu point entre irahagije. Ubundi tukayoborwa n'iki ijambo ry'Imana ritubwira. Katwumve noneho rero icyo bategetse abanyamahanga. Nituvuga abanyamahanga, hano ni abanyamahanga bo mu itorero ryo muri Antiokia, ariko noneho urwandiko rurareba twese abanyamahanga. Ese intumwa zaba zaradushishikarije kugendera mu mategeko ya Mose? Ese intumwa zaba zarigeze zandika zikavuga ngo basi mugerageze mwubahirize itegeko rya 4 ry'isabato, andi muyihorere? Pawulo yaravuze ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari we wikomeza imfuruka. Niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi rero, turashaka kureba noneho urufatiro baduhaye twebwe abanyamahanga ni uruhe? 22 haravuze ngo, maze intumwa n'abakuru hamwe n'abitoro bose bashima gutoranya abagabo muri bo ni Yuda witwaga Barisaba na Sira, abantu bakomeye muri bene data, ngo babatumane na Pawulo na Barinaba muri Antiokia. Bandika urwandiko bararubaha, rwanditswe ngo, umva urwandiko banditse rero,
intumwa na bene data turabatashya, bene data bo mu banyamahanga bari muri Antiyokiya ni Siriya ni Kilikiya. Urumva aho hantu hose ni mu karere ka Aziya. Kuko twumvise yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu no kuyitera gushidikanya kandi tutabibategetse. Ukuvuga ngo ntabwo twabibategetse, ntitugire tubabwira ngo mugende mubwire abanyamahanga bubahiriza amategeko banakebwe. Ko twabonye ko gukebwa egal kugendera mu mategeko yose ya Mose. Iyo rero bababwira ngo nibakebwe, babaga bashaka kubabwira ngo ubwo mugomba no kuyoborwa n'amategeko mukanizera. Noneho rero intumwa baravuga ati ntabwo twabibategetse, ahubwo baje kubahagarika iki? Umutima. Kubw'iyo mpamvu rero baravuga ngo twashimye guhuza inama yo gutoranya aba bagabo no kubatumanaho n'abo dukunda Barinaba na Pawulo, abantu bahaza amagara yabo kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko dutumanye Yuda na Sira, nabo bwabo bazababwira n'ururimi bimwe n'ibi. Umwuka wera, umva ijambo rikomeye, mwumve wa mwuka wera ari we Yesu Kristo waje kubana n'itorero rye. Umva ibintu agiye guhamya, kuko iki kintu bene data, iki kintu reka tujye tucyumvikanaho. Umwuka wera ni Yesu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaho ndi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Aho Mudivayita avuga ati amategeko nariye. None se nariye hanyuma umwami akongera akaza akisenya? None se ko uyu mwuka wera ari wo wamanutse kandi ari nawe wakoranye n'intumwa mu kwandikira abanyamahanga ibyo bakurikiza, ubwo Yesu yaba yarongeye akisenya niba yaravuze amategeko hariya ari 10 yavugaga? Oya, ahubwo ngo biratuma ujya gucukumbura umenye ngo nayahe mategeko noneho Yesu yavuze ngo ni mu nkunda muzitonda amategeko yanyu. Itegeko ry'urukundo ni itegeko ryo kwizera. Amategeko birakomeye cyane. Aravuga ngo ni mu nkunda muzitonda amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaho ndi mufasha kuba namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ngo nibishoboka yuko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Noneho umurongo wa 18 ni umurongo ukomeye. Aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Urumva hano ababwiye ngo sinzabasiga nk'imfubyi nzazaho muri, ni uko yarongeye kugaruka muri ya shusho y'umwuka wera. Noneho niwe rero ugiye gufatanya n'intumwa hano mu kwandikira abanyamahanga. Niba bavuze ngo umwuka wera hamwe natwe, ni nko kuvuga ngo Yesu hamwe natwe. Reka turebe noneho rero Yesu hamwe n'intumwa icyo bandikiye abanyamahanga. Ese mu byo bandikiye abanyamahanga harimo n'amategeko? Ese harimo n'isabato? Reka twumve. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye. Umva, keretse ibi bikwiriye. Iri jambo ngo umwuka wera n'intumwa, ibyo bashatse guha abantu ni ibikwiriye, nyiri ubwo birakwiriye, ucyo ushaka kongeraho ibindi. Keretse ibi bikwiriye ni ibihe rero? Icyambere, kwirinda inyama ziteresherejwe ibishushanyo. Icyo ni icyambere, ibishushanyo bisengwa. Icya kabiri, n'amaraso, ubwo ntibemere kunywa amaraso. Icya gatatu, n'ibinizwe, ubwo ibinizwe cya kintu ushobora gufata urukwavu ugaturuniga cyangwa ugafata inka mukayikana kugeza ipfuye mutayibaze ngo ivemo amaraso. Icya kane, no gusambana. Ni ibintu bine biri mu rwandiko bandikiye abanyamahanga bitureba kandi bikwiriye kuba tugomba kubikurikiza tugashyira mu bikorwa ibyo bintu nitubikore. Cyambere, kwirinda inyama ziterekerejwe ibishushanyo bisengwa. Ibi nabyo tubyinjiyemo twasanga kandi hari abajya bazirya, kuko ugiye mu bapfumu ziba ziriyo. Icya kabiri ni ukunywa amaraso. Icya gatatu ni ukurya ibinizwe. Icya kane
ni ugusambana. Basoza bavuga ngo ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Nanjye reka mvuge nti murabeho. Ndashoje ikiganiro cyitwa agaciro k'icyumweru hagati y'Imana n'Abisiraheli, agaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'Imana, agaciro k'icyumweru hagati y'intumwa n'umwuka wera, agaciro k'icyumweru hagati y'abanyamahanga n'Abisiraheli. Ibi bintu intumwa zanditse nabo nk'Abisiraheli nibyo bakurikizaga. Babyandikiye n'abanyamahanga, nta yindi mitwaro y'amategeko babikoresha. Ibi birahagije no gushyira mu bikorwa ibindi ijambo ry'Imana ritubwira, ariko ibi ngibi nibyo abanyamahanga babwiwe. Icyo twashaka kureba nuko mu rwandiko bandikiwe nta sabato yajemo, kandi tuyoborwa n'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese udukurikiye, menya ko icyumweru navuga ngo si icyo kuruhukaho, ahubwo ni uguterana tugashimira Imana umugisha wose yagiye iduha, kandi tukanasaba Imana kubabarirwa ibyaha byose twakoze mu mirimo yacu. Ko twabonye ko ku cyumweru cyo kuwa mbere iminsi 7 muri ariya materaniro habagaho n'igitambo cy'ibyaha ku Bisirayeli kugira ngo babarirwe ibyaha byabo. Yesu yabonetse nk'igitambo kirahari, ariko igihe twateranye kuri uyu munsi nuko tugomba kwigenzura tukabwira Imana ngo kubw'amaraso yawe Mwami twezeho ibyaha twakoze muri iki cyumweru cyose, tugakurikizaho amashimwe dushimira Imana kubw'umugisha yaduhaye muri iyo minsi yose mu byo twakoze n'uburinzi bwayo bwabanye natwe. Ntabwo icyumweru ari ikiruhuko, ahubwo navuga ngo ni uguterana dushimira Imana dukora ibyo ngibyo. Ikindi kandi ntabwo ngewe ngiye kukigira ikigirwamana, kuko n'indi minsi yose dushobora guterana imbere y'Imana. Aha nzahagaruka turi kwiga ku munsi w'Umwami wacu, turi kwerekana kunenana kw'Abayuda n'Abisiraheli, ya miryango 10, n'uburyo Yesu yashoje agaragaza ko ubwo yari arimo kuganira n'uriya Musamariyakazi mu gice cya 4 cy'ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana, aho yamubwiye ngo mugore nyizera ubwo igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu, ahubwo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Birahagije ko aho gusengera kuvuga ngo ahantu cyangwa se umunsi, ntabwo ibyo bihisha agakiza, kuko Yesu yavuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka bene abari bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Si Yerusalemu, si kuri uyu musozi. Nzagaruka kuri uwo musozi, tugaruke no ni Yerusalemu, agaciro kabyo kuhasengera, hanyuma tugaruke kuri iki Yesu avuze ngo igihe cyaraje. Yabivuze mu gihe cye, ubu uyu munsi nicyo gihe duhagazemo, ko abantu bose basengera data mu mwuka no mu kuri. Si ku munsi, si n'ahantu, ahubwo ni mu mwuka no mu kuri. Ukuri ni ukuba wemewe n'Imana, nta buriganya ufite mu mutima wawe. Mu mwuka ni uko Imana ari umwuka, ukwiye kuyishaka nyine mu buryo bw'umwuka, ugasenga mu buryo bwo kuyizera yuko ihari, kandi ibyo bikaba iminsi yose y'ubuzima bwawe, kuva ku wa mbere kugeza ku wa 7 kugeza ku wa mbere w'iminsi 7. Aho hose Imana iradushaka. Niba rero isi yaratoranije uyu munsi nk'Abaroma bagasenga agakirwamana cy'izuba, ibyo ntacyo bivuze. Niba Kiliziya Gatolika yaratangiye itorezema rikaza gupfa ku bwa Constante, kuba barapfuye ntabwo bivuze ngo kubera ko nabo basenga ku cyumweru kandi barapfuye nta buzima bafite iryo torero, ngo n'abasenga kuri uwo munsi ngo bazarimbuka. No, ni ikinyoma. Umunsi ntiwigeze uhinduka, Imana yarawuremye, ntiwanduye. Nta nubwo dusabwa gusenga ku munsi gusa, ahubwo ni buri munsi tugaterana. Kuruhuka ikiruhuko cy'umubiri, ushobora no kuruhuka ku wa mbere cyangwa ku wa 2, nuko ubwo ibyo biruhuko ari leta z'isi zabishyizeho, ariko ku banyamahanga ni biriya bintu batubwiye. Reka mbwira abadukurikiye ni mukomeze kugira umugisha w'Imana,
mureke gushidikanya ku byo mwizeye, mwizere mukomeze kubana n'Imana neza, dutegereze umwami wacu kugeza igihe azagarukira. Twiye kwita ku by'amadini, ahubwo twite ku cyo ijambo ry'Imana riravuga nk'uko turyize, ahubwo tubyizere nk'ukuri. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza n'ubumenyi duhaye. Mwuka wera akaba arushijeho kudusobanurira bimwe mu byadusobaga ntitubimenye. Uyu muntu dukurikiye, umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa, umunyamahanga, umunyarwanda, umunyafrika, umuntu wese ubasha kumva ururimi tuvuga, muhe gusobanukirwa cyane ubutumwa no kumva agaciro k'ijambo ryawe, kandi ukomeze kutugeneza twese dukomeze guhura imbere yawe nk'itoro ryawe kugeza ubwo uzagaruka. Turagushimiye ko mfishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye komeza kubana natwe, kandi turakwifuriza kubana natwe ndetse no kwibuka cya gitabo twavuze. Ushobora kugikenera ukatubwira tukakikugezaho. Mugire ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka, tuzagaruka ku munsi umwami wacu turi kuwiga neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora